Hello guys, this is Swift Show. As usual nk'ibisanzwe tugira tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye ziri kugenda trending. Ukuri kubona muri background wori DJ Brian mu myaka nk'itandatu itambutse niko abantu bari bamuzi, ariko noneho kuri uyu munsi wa none yaje kuba aca igikuba ubwo yagaragazaga nyuma y'iyo myaka itandatu cyangwa se nyuma y'aho abantu bamuzi kuriya n'iriyanda yanganaga kuriya, agaragaza noneho uburyo yahindutse, uburyo atakiri wa Brian wiriyanda yari afite, cyangwa se atakiri Brian waruteye kuriya abantu bari bamuzi. Uti byagenze bite? Uhise ugira amatsiko yo kubona ko Brian ukuntu asa cyangwa se ukuntu Brian ameze. Nanjye mise nyagira ni Swift TV. Rizere ko wamaze gukora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana. Kanze ngukubwino kuri Brian ubona noneho umusigaye nyuma yaho akoze ibyo ngiye kukubwira. DJ Brian nyuma y'amagambo yabwiwe umwaka w'ibihumbi 2021 hari mu kwa 11 kuri post witwa No Brainer yari yakuze ku rubuga rwa Twitter cyangwa se Twitter, yashyizeho aba Queen arangije ataginga Queen Shade cyangwa se Shadibo. Icyo gihe DJ Brian yaje munsi y'iyo tweet bari bakoze hari ku rubuga rwa Twitter. Ndakwibutsa ko nakubwiye ko hari tariki 20 November, ubwo ni tariki 20 z'ukwezi kwa 11, ndetse byari mu mwaka 2021, ubwo kuva umunsi kugeza ubu haciye imyaka 3 niba atari 2 n'igice. Noneho Queen Brian cyangwa se DJ Brian nawe aza muri comment ahita avuga ni why not me, kubera iki atangiyewe wise Queen cyangwa se wise umwamikazi w'imihanda, dore ko yari yatadinze Shadibo. Nyuma umuntu araza muri comment ahita asubiza DJ Brian aramubwira ni weho bari kuzunguza amabuno ntago bari kuzunguza inda. Ubwo uyu muntu ashaka kumubwira ko inda ari cyo kintu cyonyine afite cyamutanze imbere. Ibi rero ibi byaje kuba bibabaza DJ Brian cyane, bivuga ko ari nabyo byatumye uyu DJ Brian kugeza kuri munsi wa none iyi foto ngiye kukwereka aricyo cyatumye DJ Brian uko yasaga kuri ya mbere atari ko kugeza kuri izi saha kuri uyu munota atakirimo arasa. Uti byagenze bite? Kuri uyu munsi DJ Brian arimo arasa gutya. Burajyaye yanabaye faka. Inda ya Brian yarafite aragiye no mu bishanga ngo pu nanda Brian agifite nk'ukuri kubibona ku ifoto asangije abakunzi be none aha rwose. Urabona ko DJ Brian yanda yarafite wa mu DJ yarafite yanda yagiragiriya ubu ntayagifite. Mwibutsa ko idea yaturutse kwa muntu wamubwiye icyo gihe witwa No Brainer yamutaginze, hari challenge yitwaga Santorini, ndetse aranje ataginga nyine Shadi Yambabazi cyangwa Shadi bamubwira ko ari we muhanda cyangwa se ari we Queen imana tugira mu gutwekinga cyangwa mu gushekinga. Ni naho uwo witwa ngo ni Wasted Sperms yaje agahita ashinuriza uyu bita DJ Brian. Nyuma y'imyaka 2 n'igice 3 DJ Brian yanda yaragiye. Ese yabigenje ate? Murabyibuka ko yigeze nanone gupostinga avuga ngo tumusengere, afite surgery cyangwa se kuza kwibagisha, agiye kwibagisha nyine inda. Ntabwo twe tuzi ibyo agiye kubaga mu by'ukuri, ariko nyuma y'ukwezi n'igice ibyo byose bibaye, dore yanda DJ Brian yarafite ntayo agifite.
uratunguwe nanjye rwose nkibibona nahise ntungurwa kubera ko kubona umuntu aramumenyera afite ikintu runaka kubona ntacyo gifite ni ibintu bigoye dore ndetse ko ari nabyo biri kuvugwa kuri Bruce Melody cyangwa se Itaha Iwacu Bruce ubu ngubu uherereye mu gihugu cya England cyangwa se ari mu gihugu cy'Ubwongereza ariko biri kugenda kwihwiswa ko nawe bishobora kuba ari uko byagenze. DJ Brian rero nawe yaje kuba amukurikiza muri iyi foto yasangije abamukurikirana hano kuri izi mbuga nkoranyambaga. Nanjye ndavuga rero ntago ndabyiherana reka mbikoreho inkuru nkwereke n'ahantu byatangiriye n'ukuntu byatangiye niba ari kimwe koko mu byamukomerekeje bigatuma yajya gukora iyo surgery cyangwa se iyo surgery yo kuza kugabanya igifu. Oya DJ Brian nimba utunguwe cyandika muri comment kutunguwe kuko nanjye ndatunguwe. Iyi ni Swift TV ngewe kukugezaho ibi byose nitwacisha amakira cyangwa se All2K ariyo washaka wanyita iryo ngiryo rwose ubu nanjye nifuse mu maso ubu yanaduhaye faka nkuko muri kwibona urutoki yarudutayemo yatugarisha tapo haters yanda mwavugaga nta ndigihari ubu ngubu hari akadaga finyoye kameze neza cyane shayiro kubu celebrities yago babyoroshye body shaming iyo uteye nabi nicyo kintu cya mbere aba haters babaheraho buriraho kugira ngo babe baguca intege cyangwa se babe banakubwira ibiguca intege. Hasta la vista bakunzi ba Swift TV. My name is All2K. Nizere ko icyumweru muri kugisoza neza. Ejo no gutangira akazi ngo abakunda icupa mu mwerese cyangwa se bamwe responsible kugira ngo ejo muzabashe kubona ubyuka mukajya mu kazi. Imana ikomeze ibahe ibyo mwifuza muhaye muronke. Turabakunda cyane impagarike n'ubugingo duhure ku zindi stories zigiye zitandukanye. We love you so much.